biragaragara mu makuru ko ngino nkokwe ngo bayifashe ubwo bakomeje ngo basa n'abasubira Rubaya ndetse bakavuga mu makuru ko ngino nkokwe ba 23 yari yarayisubije mu minsi ishize ibakuye mu nkengero za Rubaya iberekeza za Gatoye akaba ari rero yagabye igitero muri bice bya za Rubaya kirero kumuntu udaheruka intambara utazi n'iby'intambara n'iki byose imyaka gushize n'ingato numva n'isasu utibwira ko abantu bahari nabo batekereza nk'undi wese udukurikiye na uri ahantu atazi situation z'intambara ntabwo mvuze ko akabi k'intambara kamenyerwa ariko hari ibintu bibiri ushobora kwita ibintu ko bikaze by'ikirenga uri hariya wimazemo igihe yumva nta birenze ushobora kwita ibintu ko nta birenze kandi byarayagaye so iko mbona Rubaya rero iko mbona Rubaya irashakwa na leta ariko no kuba M23 ari ifite Rubaya mu buryo bw'uko yayifashe uburyo bw'uko bayisatire ejo bunikabigiza inyuma donc situation ya Rubaya in one hand ntabwo kuba igenzurwa na M23 ari impuhwe za leta urumva yego yahiciye uri ingoma hicira iki n'iki Rubaya bayisibaniro iyi ntambara iyi episode ya M23 2021 kuzamura hari byinshi abantu bashobora kuyivugaho twe twagiye dukoraho amakuru kuri M23 ariko M23 burya harakano kumwihariko igira ariko nyine abantu batajya baha agaciro agiye nshaka kuvuga ngo reka tugaha agaciro muri iki kiganiro nafite ukuntu singwa n'ukuntu abantu bayavamo ari ukuyavamo mu buryo bukurikira amategeko ari ukuvuga uti ncishijemo ikaramu ntawenda kubikubaza ibyo ngibyo ariko igihe ukibirivinga ukizera mu ibyo ngibyo nyine amasezerano duhara cyaboshye mu M23 nk'iboye ku mapingu urumva wagira ngo nehene ya mucuma imanitse ahantu bategereje kubaga kubera amasezerano yaduha kubera umukono washyizeho kandi nkakubwira ngo nturi bujye kubwira umunyamerika ngo kuki ngutaburana na leta ngo utagira gutubundi ukwiye kubivuga koko naho ukabona amasezerano yaboshize inyeshyamba nko yari yashyize mu mutego yaboshize inyeshyamba ntako atazigize n'ikimenyimenyi Patrick Muyawe yarabyivugiye ati nayo kubajyana mu bujyahabi ibisekuruza byawe ngira ngo ugera nko kwijana 10 ibintu nk'ibyo ngibyo brazil ntambara zimuri Uganda muri abanyarwanda bo muri Uganda n'irya tegeko nakubwiye ngo ryuko ngo umubyeyi utarahageze muri 2020 n'icyo gisekuru ngo gihagurukira ngo kizamuka bagucunda yuko boko bashaka urumva aba nabo rero bazahura n'iki kibazo nibishinga amasezerano uzaza uri makenga bati sokuru umutwereka ibaza ariko kwirwa wiregura imbere y'abazarendo n'ingegera nka ziriya urimo uziha identification yawe urumva ariko babishyizeho umukono utareba ngo muri Eastern DRC hari ikibazo ariko ikibazo kiri mu document kiraza gukoraho abantu bari muri affaires za Eastern DRC bagiye bashyira umukono ku bintu batabanje kureba kure cyangwa se babyirengeje bagira ngo ni na affaire toto hari temperature hari umuriro mwinshi urumva uwo muriro utazima kuki Rubaya yakomeza kurwanirwa hafi kuki batayitazurira nibura kuri perimetre kandi mu 20 bishyira amatangazo ngo agiye gukora ngo perimetre de sécurité bashyize perimetre de sécurité autour do Rubaya ituma nibura umuntu uri hafi ya Rubaya sibyo umushyira kuri metero hafi 200 ku buryo mu nzozi ze asigara rota ubundi busante buri hagati ya Rubaya na Ntuze asigara rota izindi cité potentiel uzafatana ni exemple kubera iki M23 datazurira ahantu iziko hahora umuriro none se kubishoboye kudefanda ahantu ibyo ngibyo se uziko buri umuntu udefanda ariko atakaza abantu benshi kurusha wateye ngo rutegereje ngo umuntu agutere nyine rutegereza ngo agutere urumva kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre we duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera ku 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari by'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo kwa shaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye karibu Enoch Real Estate gutuza heza nibyo koko babivuze ukuri uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa igisubizo ni Diabetes Collection tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe.
bakunzi ba Gasaro TV turaramukije umurere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi ni ukuri muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira tubagezeho amakuru umunsi ku wundi ndetse na update zigiye zitandukanye ndi kumwe na Mashari muramenyereye musesenguzi bugiye butandukanye. Mashari wiriwe waramutse? Yego ndagusuhuje kandi iminsi ni myinshi weekend buri bari ndende Sandrine. Yego namahoro. Nta kibazo njye mfite. Yego ndabibona. Oya nta kibazo ndashima Imana. Kutamvugishije se muri no weekend. Cyane ari ndi busy kabisa. Wana Samedi nagiye gushyingura nejo niriweyo. Urumva rero iyi minsi wana nari busy cyane. Pole sana. Yego. Nawe byagenze neza ariko muri iyi weekend nta kibazo. Muri weekend naruhutse cyane. Naruhutse cyane kandi byari ngombwa. Yego. Kuko urumva niba tubwira ikiruhuko tujye tunacyubahiriza. Hari igihe umuntu aruhuka amacati akaruhuka agira gute ugasanga ntiwaruhutse wakoresheje ubwonko cyane. Ariko iyi weekend nabitse amasumati mbika ibintu byose. Yego. Nyuma rero nkumva icyo ntakoze no gutembera kure ariko nabwo bimeze neza umuntu yatembera kuko burya niyo uhinduye miriye ubona ndi maraso mashya y'abantu ukabona miriye nshyashya ubwo ndashaka ubutaha kujya natembera muri weekend. Yego rero reka duhere muri aya makuru ndetse nk'ubitambangura aho mbona Wazalendo abarundi FARDC ndetse na FDLR bongeye kwisuganya aho ngo bashaka kongera kugaba ibitero bikomeye byo gufata Rubaya ndetse aho ku munsi wejo wabonye ko bagabye igitero nkokwe urahazi nkokwe naho nyirango ni muri ibyo bice bari bari kare ntumbaze. Yego oya ni muri nguba urenda gusatira za Rubaya. Se iyo nkokwe numvise. Yego. Aha rero biragaragara mu makuru ko ngino nkokwe ngo bayifashe ubwo bakomeje ngo basa n'abasubira Rubaya ndetse bakavuga mu makuru ko ngino nkokwe ba 23 yari yarayisubije mu minsi ishize ibakuye mu nkengero za Rubaya iberekeza za Gatoye akaba ari rero yagabye igitero muri bice bya za Rubaya. Yego benshi rero bati ariko se ubundi iyi Rubaya kubona ishobora kuzaba nk'iha mu rukweto wa mugani umunyarwanda habari kure muri Kongo iyo umuntu akubwiye ngo nkokwe Rubaya bisaba gutera metero kareba hari milimetero bingahe habari kure rero n'ubundi habari kure ariko turebere nkokwe na Rubaya kuko nanabonye nkokwe ishobora kubitazwe kuri Google Map yakugora. Yego kuko nabonye gavana bahati musanga ari yasuye centre ya Rubaya kandi ubona atuje atekanye ubona n'ubuzima bukomeje muri Rubaya. Kuko urumva ntabwo wenda ari igisobanuro ariko ubusanzwe nibyo nyambwira abantu ngo nubwo ahantu hitwa ahantu hakitwa nkokwe ariko nkokwe igizwe n'iyo misozi n'ibisiza n'icyo yakigirwa n'abantu. Cyo mpamvu nzanyemo abantu n'ahantu n'iki rero k'umuntu udaheruka intambara utazi n'iby'intambara n'iki byose imyaka gushize ari nk'igato numva n'isasu bitibwira ko abantu bahari nabo batekereza nk'undi wese udukurikiye nawe uri ahantu atazi situation z'intambara. Ntabwo mvuze ko akabika intambara kamenyerwa ariko hari ibintu bibiri ushobora kwita ibintu ko bikaze by'ikirenga uri hariya ubimazemo igihe yumva nta birenze ushobora kwita ibintu ko nta birenze kandi byarayagaye. So iko mbona Rubaya rero iko mbona Rubaya Rubaya irashakwa na leta ariko no kuba M23 ari ifite Rubaya mu buryo bw'uko yayifashe uburyo bw'uko bayisatire ejo bunikabigiza inyuma donc situation ya Rubaya in one hand ntabwo kuba igenzurwa na M23 ari impuhwe za leta urumva. Yego hiciye Uringoma hicira iki n'iki Rubaya bayisibaniro ntabwo Rubaya rero nanone kuba leta yayishaka bivuze yuko Rubaya ishobora gutuza leta ikiyishaka. Ahatari izo mpuhwe rero hari iyo nyota ya leta kubitunze uzikerutse no kuyiha leta Amerika mu nyandiko hari no kuba M23 yifuza kugira ngo ibyaze uwo musaruro. Numvaga abantu barimo baganira na gavana amubwira ati twege turashaka kubaka Rubaya ku buryo tuzanayicaho. Hanyuma rero ndi wo muri Goma nawe vice meya w'umujyi ati bazibeshya ati ntago bakandira hati yego barimo gutembera ariko barimo guhigana imihigo. So reka icyo tukire ku ruhande M23
nibyo nyankubwira. Buriya iyi ntambara, iyi episode nshya y'M23 2021 kuzamura, hari byinshi abantu bashobora kuyivugaho, twe twagiye dukoraho amakuru kuri M23, ariko M23 burya hari akantu k'umwihariko igira, ariko nyine abantu batajya baha agaciro, agiye nshaka kuvuga ngo reka tugaha agaciro muri iki kiganiro. M23 ifite imbaraga zishoboka zose, urumva, zo guhagarara ahantu ntihagire uyirenza amavi. Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi. Ikintu kiba gisigaye ni ukumenya ngo ibihangirikira kwibaza umusirikare rero biragorana, urumva, kuko afite strategies ziwe zituma ahagararaho. Mu bihangirikira nawe arimo, ubundi yanakaba yanakubwira turankunda kurusha uko nikunda. Izo mpamvu ze zituma astanding up agahagarara aho hantu arazizi. Azi danger yo kurenga rubaya, wenda ukazagira nahe hose, mu buryo bwa politike, mu buryo bwa tactique, byose azi impamvu yabyo. Tuvuge niba babujwe kurenga ligne de demarcation y'uko urugamba rumeze, sibyo? Yego. Niba abantu bajya bintu bawizidro za M23, ni nko kuvuga ngo igihe bakiri muri context y'ibiganiro uyu munsi, urimo kuboshya ngo bafata ahandi hano kure cyane, nibongera gukora kandi wizidro, wongera usakuza uti ko musubiye inyuma, kandi basubira inyuma iteka, cyangwa se sometimes atari buri teka, ariko hari itegeko barenzeho batsindishwa. Ndimo kubwira ikintu mu kanya kidashoboka ku buryo bworoshye, ariko gishoboka. Kwanza mpite nane kivugira ako kanya, hari ibintu byashoboka M23 ivuye mu masezerano ya Doha. Burya amasezerano afite ukuntu singwa n'ukuntu abantu bayavamo, ari ukuyavamo mu buryo bwo kurikira amategeko, ari ukuvuga uti nshishijemo ikaramu ntawenda kubikubaza ibyo ngibyo, ariko igihe ukibirivinga ukizera mu ibyo ngibyo, nyine amasezerano ya Doha aracyaboshye M23 nk'iboheye ku mapingu, urumva. Wagira ngo nihene ya mucuma imanitse ahantu bategereje kubaga, kubera amasezerano ya Doha, kubera umukono washyizeho. Kandi nkakubwira ngo nturi bujye kubwira umunyamerika ngo kuki ngo utaburana na leta ngo utagira gute, ubundi ukwiye kubivuga koko. Naho ukabona aya masezerano yaboshize inyeshyamba, ari nko yashyize mu mutego, yaboshize inyeshyamba, ntako atazigize. N'ikimenyimenyi Patrick Muyawe yarabyivugiye ati naye kubajyana mu bujyahabi ngo muzarangire, si yabyivugiye se? Yego. So icyo nkivuze nihuse, ariko nkwereka ko until today, as long as M23 itaraturning back, urumva, ngivuye ngo dusubiye mu bya mbere bya Doha. So igomba gukora full compliance n'ibintu yasinye, urumva. Yego. Ariko ari amasezerano Sandri, uzi ko ushobora kuyasoma ugahita unafata M23 kitakibaho. Uzi ko ari amasezerano document bamaze kugeraho uyu munsi, harimo n'ukuntu igomba kuzambugura intwaro, ngo babanje no kuyicekinga bakagira ngo ukwiye kuba wakwambugura intwaro, ukwiye kuba wagira gute. Agasuzuguro kari amasezerano, wibaza abantu bagashyizeho umukono, bahirimbaniraga iki, barwanaga n'iki, bagiraga gute, kuko document zirahari ziranditse. Ukuntu M23 se bari bagera ku madosiye ahubwo akomeye, kigomba gufasha intwaro hasi rwose, kurenga down imbunda, maze ngo nugiye kuba integre muri leta, akabanza akazana amadokima bakamigaho nka bya Uganda, za ntambara za Uganda, ibisekuruza byawe ngira ngo ugera nko kwijana 10 ibintu nk'ibyo ngibyo. Bya zino ntambara zo muri Uganda, muri abanyarwanda bo muri Uganda, n'irya tegeko nakubwiye ngo ryuko ngo umubyeyi utarahageze muri 2020 n'icyo gisekuru ngo gihagurukira ngo kizamuka, bagucunda yuko boko bashaka, urumva. Aba nabo rero bazahura n'iki kibazo nibishinga amasezerano, uzaza uri makenga bati sokuru umutwereka, ibaza ariko kwirirwa wiregura imbere y'abazarendo n'ingegera nka ziriya, urimo uziha identification yawe, urumva. Ariko babishyizeho umukono, utareba ngo muri standards hari ikibazo, ariko ikibazo kiri mu madokima kiraza gukoraho abantu bari muri affaires za Eastern DRC, bagiye bashyira umukono ku bintu batabanje kureba kure, cyangwa se babyirengeje bagira ngo ni affaire toto. No kuvuga ngo Amerika ni abantu b'abahanga cyane, bafasha abantu barabadruginga mu bintu, baraza barabisinya, barimo kurwana nabyo, barimo gucundugutuna nabyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu kuri kose ujya kureba ugasanga izi dokima zanditse, urumva, ziraza gukoraho abantu. Kuri M23 rero icyo navugaga mu kanya, M23 yahagaze, si ubwa mbere mbikubwiye, yahagaze kwa Madimba. Buriya nta ntambara, uriya musozi nzajya kuwusura, urumva. Nabonye umuntu ngahasobanurira aba diaspora, umuntu wo muri M23 by'urugamba rwari yabigeze kubigerageza mu minsi ishize. Hano wambwiye ngo aba diaspora bajya baza, harimo n'intasi za Chisekedi bayohereje, bigo babwira ibigwi n'iki byose, ariko soko wenda batazi kubacekinga no gukora assessment, ibyo nibibareba. Ariko kwa Madimba nzajyayo. Uti kubera iki? Imbere hari asake kuri metero 600 hari ikigo cy'abasirikare ba South Africa. M23 leta yageze habarenza. Oya. Suko nizari zigikora muri Goma,
imbunda za ntuza ntizari zigihari za Mugunga zishingikirije inkambi y'abaturage ku buryo no kuzirasamo bigorana. Subwe M23 ifite ishasha, subwe ifite kiroshe, subwe ifite karuba, subwe ifite muremure, subwe ifite buri kimwe cyose alongside ikiyaga cya Kivu. So ni kukwereka ngo dini faso defensive M23 yerekanye mu buryo budasubirwaho kishobora guhagarara hagati ye yayo n'uwo barwana harimo metero 600 kandi ari umunyembaraga kandi nta murengana aho ngaho. Sinibwira ko rero kuvuga ngo wageze nko kwe ngo wageze ngo wafashe Rubaye ntibikunda gusa mu kurinda abaturage uzabarinda tirari sinze kigira ibisasu ibibunda bisaba ibisasu urumva kandi nabwo kuba umuturage azaba kwiringiye yakwizeye uri mu Rwanda hafi ye ntago ari ikuzo kuri zo M23 urumva ukomise mpindukira ndavuga ngo n'ikintu cyo kutareba amasite manini nka Rubaya ngo yatazurire ku buryo bibagirwa n'intambara icyo ari cyo nuko yitwa umuntu wa Kicanga namushakiritse drone ntabwo amubwira iby'intambara uyu munsi urumva ubwo rero niba M23 ihanganye no kwanga kwagura ibirindiro ahanini hashoboka ngo itabazwa ko yaguye ibirindiro igasaba gusubira inyuma I don't know niba yumva hari izo defensive system zayo ntacyo ziyibwiye nta n'iki ibyo nabyo biri muri komando baye General Makenga sinajya kubyivangamo ariko isesengura n'iki rero kuki ahantu hari temperature hari umuriro mwinshi urumva uwo muriro utazima kuki Rubaya yakomeza kurwanirwa hafi kuki batayitazurira nibura kuri perimetre kandi mu bintu birishyira amatangazo ngo agiye gukora ngo perimetre de sécurité bashyize perimetre de sécurité autour do Rubaya ituma nibura umuntu uri hafi ya Rubaya sibyo umushyira kuri metero hafi 200 ku buryo mu nzozi ze asigara rota ubundi busante buri hagati ya Rubaya na Ntuze asigara rota izindi cité potentiel uzafatana ni exemple kubera iki M23 idatazurira ahantu iziko hahora umuriro none se kubishoboye kudefanda ahantu ibyo ngibyo se uziko buri umuntu udefanda ariko atakaza abantu benshi kurusha wateye ngo rutegereje ngo umuntu agutere nyine rutegereza ngo agutere urumva ariko ni nabyiza nawe kumutera mukacanga ikarita so nkokwe rero nahandi n'iki byose icyo nta kwemeza nuko Tshisekedi yakwisubiza Rubaya rwose bisa n'ibidashoboka ariko guhora muri defense musa nk'umusuzugura kandi usuzugura niramuke bakagutwara umugabo ibyo nabyo n'ikindi kibazo gutwaye babiri agusuzuguje n'abaturage ariko barabumva imbunda kandi ubijeza yuko nyine nubundi aho uzajya n'imbere hazaba abaturage ariko atirisa abaturage b'imbere baho uzajya bazaba bari muri izo ntureka batangiye umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu abandi ubwo buzima babimazemo umwaka n'imyaniko kuva M23 afata Rubaya muri 2024 ngira ngo so rero M23 nibigira imibare ikwiye gukora imibare ku buryo hari amasita amwe namwe urumva oturi aho barwanira bakwiye kuvana no kugabanya iyo temperature urugero Rubaya ikwiye gupanuriwa cyane igashyirwaho perimetre ituma umuntu wa Rubaya akora business ativamo umuzarendejo umuzarendo mu gitondo umuzarendo ryari atumva nizo mbunda kuko birashoboka muri Kongo ahandi ubwo n'imiminembwe ikibazo cya minembwe kiragoye ubu ngubu kugisobanura ubona bigoye kubera ukuntu minembwe iteye n'ahantu herereye ariko nabyo birashoboka kuvuga ngo niba ari icyo bita amanyamanenge y'uta marango ngira ngo babasa nk'abavuga ngo na amarembo yinjira muri minembwe ku mpande zitandukanye so bigeze kubikora mbere bafite za Rwinsa nkuko bafite za point 0 bafite nahe hose wabonaga ko nka minembwe yaruhutse kubera ko wenda batayiri hafi cyane harimo ibirometero byinshi ariko nabwo hari gishobotse cya kindi navuze kigoranye kuvuga ngo reka duhumirize turenge ibi byanditse tubigire tubipfushuza twikomereza nko nabipfushuza muri leta nayo bayipanurira rwose ku buryo nk'intambara nubwo ntazi ya geography yari ikomeye cyane igira nizo bibogobogo aho ituruka mbega nabo bakayihaturutsa urumva so rero aba bakomanda ba M23 twirwaneho kumva ko defensive warfare y'intambara bayishoboye nibyo ntawo bihakanye ariko irabasigira injarizi nyinshi bagomba gucanga ikarita nigeze kukubwira ukuntu reka kano nka tukifashishe kuko mu ntambara ifashe n'amakese stade ariho ukuntu mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarara jenoside yakorewe abatutsi 94 guhera 1990 kuzamura nakubwiye ukuntu uburyo bw'imirwanire bwa RPF inkotanyi bageze aho ngaho bagacanga duyi bakamucangamo ikarita yo kumujuragiza bakuye intambara mu Mutara bayijyana za Gatuna kugenda Byumba Ruhengeri kwinjira mu Birunga ibyo bintu bavuga ko nyine byabaye successful kubera ko bo basaga n'abarimo
nk'uko waba ufata ikarita urumva ibyo bita gucanga ikarita turabiza mu mukino w'amakarita yego gucanga ukaba ari icyo gihe RPRPF niyo yacangiraga abasirikare ko byamana ko barwana kuko iriwe yabadeployinga guti nyina yadeployinga abandi bagakurikira iyo bakomeza kwikonsantra Mutara bakubwira ko abakomandazi byari kubagora cyane bageze Gatuna igice kimwe cyane mu Mutara urumva nacyo baba bakideployinze Gatuna nkaho bidahagije bakideployinga ikindi za Kidaho nkaho bidahagije bakideployinga ikindi mu Birunga no kuvuga ngo zangabo za leta Habyarimana zari zikonsantre mu Mutara baziciyemo ibyuho byinshi byo kugira ngo mujye na hari urugamba rwateye nose umva imbaraga zari kuri front yo Mutara zarakomeje icyo gihe n'icyo bita gukinagiza umwanzi urumva iyo rero M23 ikoresheje systeme yo guhagarara ahantu hamwe idahindura sibyo yego ntago ibirimo gukinagiza umwanzi byasawa kubera ko nawe uko umumenyera ngo uri defensive nawe niko akumenyera offensive kubera ko mwese mutatana mumenyerana sinibwira ko nk'umuntu wari kuri Kanyamahoro ataramaze kumenya imirwanire ya M23 ku mabere y'inkumi uwari no mu kibara amaze kumenyera imirwanire ya M23 y'ikibumba imamezi n'imyaka bahamaze bari bamaze gusa n'abazoboyana ukuntu urumva ako kantu kabaho burya ariko ntekereza ko M23 ikwiye kwiga uburyo itagihagarara hano ngihatinda ahubwo igahagarika twabivuze ubushize igasa nk'irimo gukinagiza urumva uwo barwana kubera iki numureka ukaba defensive aho uhagaze nawe akaba akigira akabaza agahamya ibirindiro byahagutera turuka ni bya bindi twavugaga ubushize bipanze ukuntu abarwana ku manywa bakaruhuka nijoro bakagira gute kubera iki subaho umwanya wo kuruhuka no kwipanga gutyo seriously kandi icyo kibazo kiri mu gace ka Rubaya biciyemo amatsinda abahibu barwana nijoro n'ibintu byabo bibona nijoro urumva abakumanywa bakirirwa basa nk'abasaza M23 kugira ngo yirigwe inaniwe yo idafite imbaraga zo gusimburana na manywa nijoro kubera ntibanganya mani power none se kuki abo basirikare kuki iryo tsinda ryanzenze ry'abamaneko batagomba umusirikare yo mu Rwanda umukinagiza muri warfare yamukoresha kuki sibyo byamaze kumenyekana babikozeho iki ni ukuvuga ngo ikintu ukora ni iki ni ukuvuga ngo ugomba kumubuza wakumanywa kuruhuka sibyo uwa nijoro kamubuza nawe kuruhuka ku buryo ya game yabo yose ubimenyemo inshishi ya super ubimenyemo inshishi urumva yego ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence ukeneye kandi no kudutuma Korea China Dubai turahari ngo tukuzane imodoka hitiyemo kandi wizeye tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago zicuza mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site hari umuhanda amashanyarazi amazi ndetse n'amashuri hafi yawe ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho ni kuri miliyoni 8 kumanura ngwino tugutuze neza kandi kuri make ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39 inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.